uyu munsi agaciro kawe kagiye kumenyekana mu bantu bagusuzuguye, mu bantu batakubona nk'umumaro, mu muryango wawe agaciro kagiye kugaragara. Rabashiko y'amondosika, agaciro kagiye kugaragaza mu kazi. Mugabo wagusuzuguye ukubona ko nta gaciro ufite kubera ko uri umushomeri, uhora urya umuteze amaboko, uyu munsi nawe agaciro kawe kagaragare mu izina rya Yesu. Imana Yesu agutumeho babiri baze babohore umugisha wawe, babohore diplome yawe, babohore akazi kawe, babohore amaboko yawe. Reka ngusuhuze, ngwifurize igitondo kiza, ngwifurize kugubwa neza. Umwami Imana nakwishimire kandi agomeze kuguba hafi. Ndi Samuel, iri ni ifunguro ry'umunsi. Yesu agutumyeho abantu babiri kugira ngo baziture ibyaha biziritse, kugira ngo amena. Yesu agutumyeho abantu babiri kugira ngo baziture ibyawe biziritse, twongere cyane ngo amena. Inshuti yange, hari igihe tuba mu buzima agasanga imigisha yacu iraziritse, biganza byacu gufata kugira ngo bitere imbere ntibikunda kuko biraziritse. Hari imyuka izirika ibyacu. Bibiri irambwira ngo Daniel arasenga ngo ariko imyuka y'abamedi n'abaperesi ihagarika ibisubizo bye. Ariko nawe hari igihe waba usenga ibyawe hari indi myuka yabiziritse, yaraziritse ubukwe bwawe, yaraziritse akazi kawe, yaraziritse amahoro yawe, yaraziritse ibyishimo byawe, yaraziritse iterambere ryawe, yaraziritse ibintu byawe byose. Mbe muri make hari imbaraga yabiziritse, yabifatiriye. Satani yarabifatiriye, yarakoresheje imbaraga z'imyuka mibi, yarangiza agatuma udasingira ibyawe. Bikaba bihari ariko kubisingira ari ikibazo. Bimwe yari yakoresheje ngo hari agacu ndeba, ukabona agacu ko gutabarwa, ukabona agacu k'umugisha, ukabona agacu k'ineza, ukabona agacu k'umunezero, ariko ntuwugeremo. Ukabona agacu ko bigeze bugufi ariko ntubyakire. Rero hari igihe biba biziritse, hari igihe imyuka mibi iba yaraje igafatira ibyacu, ikazirika ibyacu, ukaba ufite umwuka w'inyatsi. Uyu mwuka w'inyatsi uba warahambiriye iterambere ryawe kubera ko urafata ukabona ko kuri gufata ariko ntukomeze. Hari umwuka uba urwanira mu byawe, hari imbaraga ibirwanira mu byawe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Bibiri ivuze iki? Bibiri iravuze muri Matayo 21 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haleluya. Ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa babiri. Haleluya. Arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, kiri imbere. Uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Imana ishimwe. Haleluya. Asubiramo. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa babiri. Arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere. Uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Tuvuge cyane ngo amena. Imana ishimwe. Yesu arimo agiye Yerusalemu, yarakeneye kujyayo kandi yarakeneye gukoresha indogobe. Imana ishimwe cyane. Kandi yarakeneye ko abantu basasa imyenda yabo mu nzira. Ibi byari byarahanuwe. Yarakeneye ko abantu bazunguza imikindo, ariko hari indogobe yari iziritse hariya. Indogobe nta gaciro yahabwaga. Indogobe nta n'uwayitekerezagaho. Indogobe nta muntu wayivugaga neza. Indogobe yari yarihebye. Haleluya, haleluya. Yesu ngo aratuma babiri muri baravuga ngo nimugende muyiziture. Nubwo bayiziritse nimugende muyiziture. Nubwo nta cyizere cyo kujya kurisha nimugende muyiziture.
nubwo abantu batayitaho nimuyiziture uyu munsi agaciro kayo karagaragara. Imana ihimbazwe. nimugende muyiziture, hari agaciro kayo nshaka kugaragaza. icyo yaremewe ishaneye kugikora, icyo yaremewe ikwiye kukibamo, icyo yaremewe ikwiye kukigendamo, icyo yaremewe ikwiye kukiga agaciro, umumaro wayo ukwiye kugaragara. Haleluya. ejo mushumba wacu Felix yaduhaye ijambo ryiza cyane rivuga ngo wowe utari ufite umumaro ugiye kugira umumaro kuri benshi. iyi ndogobe abantu babonaga nta mumaro ifite, babonaga nta cyizere ifite, ariko uwo munsi umumaro wayo wari ukwiye kugaragara. Imana ihimbazwe. uyu munsi agaciro kawe kagiye kumenyekana mu bantu bagusuzuguye, mu bantu batakubona nk'umumaro. mu muryango wawe agaciro kagiye kugaragara. Rabashiko y'amandosika, agaciro kagiye kugaragaza mu kazi. umugabo wagusuzuguye ukubona ko nta gaciro ufite kubera ko uri umushomeri, uhora urya umuteze amaboko, uyu munsi nawe agaciro kawe kagaragare mu izina rya Yesu. Imana Yesu agutumeho babiri baze babohora umugisha wawe, babohore diplome yawe, babohora akazi kawe, babohora amaboko yawe. biravuga ngo indogobe yari iziritse. Imana ishimwe. muri Yohana babivuga neza 12 ngo kitigeze guheka, icyo cyana ngo ntikigeze guheka umuntu. Imana ihimbazwe. ngo mukinzanire. nubwo kitigeze guheka, nubwo iyo ndogobe itigeze guheka, ariko yari yararemewe guheka. nubwo utigeze kugira akazi, ariko waremewe gukora. nubwo utigeze gushaka, ariko waremewe gushaka urugo. nubwo utigezwe gukora ubukwe, ariko waraburemewe. nubwo utigeze kubyara, ariko waremewe kubyara. Yesu arabivuga muri Yohana 12 ngo icyo cyana cy'indogobe ntikigeze guheka, ngo mukiziture mukinzanire. Imana ishimwe. nubwo utigeze ubikora, nubwo utigeze ubibamo, nubwo utigeze ubyicaramo, nubwo utigeze ubigeramo, ariko nibyo waremewe. nubwo utarabukora ubwo bukwe, ariko nibwo waremewe. nubwo utarubaka urwo rugo, ariko nirwo waremewe. nubwo utaranezerwa, ariko waremewe umunezero. nubwo utarabyara, ariko waremewe kubyara ukororoka. nubwo utarakora akazi ngo ucuruze, ariko amaboko yawe yaremewe gukora. nubwo amashuri nayo, ariko waremewe ubwenge. nubwo umaze igihe uribwa, ariko waremewe ubuzima. Imana ishimwe. ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. iyo yiteguriye kera. Haleluya. iyo yiteguriye kera, iyo yayiteguye kera, ubwo buzima bwawe yabuteguye kera, iyo mibereho yawe yabiteguye kera, ako gaciro ka Imana yagateguye kera, urwo rugo rwa Imana yaruteguye kera, ayo mashimwe ya Imana yateguye kera, umunezero wa Imana yawuteguye kera. ibwira Yeremiya mu gice cya mbere, iramubwira umurongo wa 4 ngo Yeremiya we nakumenye rabashikura amandosika, nakumenye ntarakurema. Imana ishimwe. mu nda ya nyoko, kandi icyo uzaba cyo ni umuhanuzi. ngo nagushireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe. ikindi ngo nakwejeje utaravuka. Imana yaturemye tutarabaho, yadutekerejeho kera, yaremye imirimo tuzakora kera, yatugeneye ibyo tuzabaho byo kera. Haleluya. vugira ngo amina. nakuremye. Imana ishimwe. ntarakurema mu nda ya nyoko niho nakumenye, kandi ngo nakwejeje utaraba urusoro. Imana ishimwe. ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. 6 ngo Yeremiya aravuga ngo Nyagasani, dore sinzi kuvuga, ntago nzi kuvuga, nta bushomoke. Imana iramubwira ku murongo wa 7 ngo ariko Uwiteka aramubwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko aho uzajya. Haleluya. aho kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga.
Imana ishimwe ngo ntukabatinye ku murongo w'8 kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Imana ihimbazwe, ni kuwiteka avugana nawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, haleluya. Ngo ntukabatinye, ntugatinye abanzi bawe. Imana hari icyo yaguteguriye, hari umugisha Imana yakugeneye, hari akazi Imana yakugeneye. Yeremiya yamugeneye kuba umuhanuzi, Yeremiya yamugeneye kuba umuvugabutumwa, nawe yakugeneye kuba umucuruzi, wenda yakugeneye kuba umwarimu, yakugeneye kuba umudiyakoni, yakugeneye kuba umushumba, yakugeneye kuba umuririmbyi. Hari icyo Imana yakugeneye. Paul aravuga ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza, ntabwo yaturemeye imirimo mibi, ntabwo yaturemeye kuba abasongerere. Hari imirimo Imana yaturemeye, hari agaciro Imana yaturemeye, hari ubwiza Imana yatugeneye, hari icyubahiro Imana yatugeneye, hari icyerekezo Imana yatugeneye. Ibyo yaduteguriye nicyo gihe ngo Imana yohereze babiri bakwinjize muri destiny yawe. Bibiliya irambwira ngo babagena abantu benshi basasa imicino, basasa imyambaro, barambura imicino, bararirimba ngo Hosiyana. Yesu yicaye ku ndogobe, Yesu ari kugendera ku ndogobe. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi ndogobe ntabwo Yesu bigeze bamusasira imyenda, bayisasiye indogobe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bigeze barambika imicino mu nzira Yesu ni indogobe yabikandagiyeho. Yesu nigeze akandagira ku myenda, ni indogobe yayikandagiyeho. Yesu nigeze akandagira ku micino, ni indogobe yayikandagiyeho. Ndagira ngo nkubwire iri jambo, Abefeso 3:20 ibasha gukora cyane, ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Bibiliya imbwira gute? Irambwira mu Baroma. Haleluya, Mana ishimwe. Bibiliya irambwira ngo mbese umwuka wera, Mana ishimwe, ngo muhinduke mu ngingo nzima, muhinduke mu mitima, mukorere Imana, muhinduke muri mwe mu urusengero rw'Imana. Pawulo bw'Abakorinto ngo muri insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Yesu ari muri twe, Yesu akorera muri twe, Yesu agendera muri twe. Icyubahiro ciwe kihabwa twebwe kugira ngo kigaragare Kristo. Ibyo bategurira Yesu ni wowe uzabiga, ameza bategurira Yesu ni wowe uzayicaraho, inyama Yesu yamuteguriye ni wowe uzazirya, imyambaro Yesu yateguriwe ni wowe uzayambara, agaciro Yesu ahabwa ni wowe uzagahabwa, kubera ko Yesu ari muri wowe. Yesu ntakeneye gusimbazwa, Yesu ntakeneye kurya, Yesu ntakeneye kwambara. Ibyo ni wowe uzabijyamo, kubera ko Yesu ari muri wowe. Agaciro ugiye kukabona, imirimo yiwe igiye gukoreka muri wowe, bitangaza bigiye gukoreka muri wowe, amashimwe agiye kuzamuka muri wowe. Yesu ari muri wowe. Uko bacase imyambaro, iyi ndogobe batayihaga agaciro igakandagira ku myambaro, nawe ugiye kugera ahantu amashimwe yabagaragare, agaciro kawe kagaragare mu mirimo ugiye kwinjiramo, agaciro kawe kagiye kugaragara. Yesu agiye kukwinjiza ahantu, Yesu agiye kugeza ahantu, Yesu agiye kukujyana ahantu. Babiri baje kuzitura ibyawe, babiri baje kuzitura umugisha wawe, akazi kawe Yesu agiye kukakugezamo, umunezero wawe Yesu agiye kukugezamo, ibyishimo byawe Yesu agiye kubikugezamo, amashimwe yawe Yesu agiye kubikugezamo. Aho watakarije agaciro ugiye kwakabonera, kubera ko Yesu yageze muri wowe. Yesu yategetse babiri, Yesu yategetse babiri bakugeze mu byishimo, babiri bakugeze aho watakarije icyizere, babiri bakugeze mu kazi, babiri bakugeze muri business, babiri baguha ubuzima, babiri bakwinjiza mu bukwe. Rabinishikuramandosika, ubwo bukwe utarakora ugiye kubukora, nawe ukandagire kuri tapi, nawe ugendere kuri tapi, amaso yose akurebe, kamera zose zikurebe, kuko Yesu yaje iwawe. Haleluya, kuko Yesu yagutumyeho babiri, yatumye babiri ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yesu atumye babiri, ako kazi utarabona ugiye kukinjiramo, ubeceye amani, nawe bagiye bakubaha, kuko Yesu yatumye babiri. Haleluya,
Mana ishimwe mvugira ngo amina cyane. Kandi umwami Imana aguhuza nabyo. Imana yacu habwa icyubahiro, habwa kubyinjiramo, habwa guhura n'abantu babiri, habwa kugera kuri babiri. Babiri nibakugereho, babiri nibakugereho, umwe nananirwa undi arashobora. Babiri nibakugereho, umwe nabikirajya undi aravuga. Babiri nibakugereho, umwe akora undi avuge. Babiri nibakugereho, umwe akwamamaza undi agukoreshe. Babiri nibakugereho, haleluya, bagutangira ubuhamya. Babiri nibakugereho, bakwinjiza utakinjira. Babiri nibakugereho, bagukomeza amaboko. Babiri nibakugereho, bagushoboza ibyo utashoboraga. Babiri nibakugereho, umwe akore ku buzima undi akore ku bindi. Babiri nibakugereho, umwe agukiza indwara undi aguhesha akazi. Babiri nibakugereho, umwe aguhesha fiyanse undi aguhesha ibishyingiranwa. Babiri nibakugereho, haleluya, babiri nibakugereho. Uyu munsi Yesu atumye babiri. Babiri nibakugereho, bagusindagize. Babiri nibakugereho, bagufata amaboko. Bibiliya irambwira ngo Mose arangije arananirwa, amanura amaboko, Abisiraheli baraneshwa. Ngo ariko haboneka abagabo babiri, uwitwa Huri na Roni, bamufata amaboko, bamutega amaboko, baramukomeza. Babiri nibaza, baragufata amaboko, aho wari ucitse intege baragukomeza. Babiri nibaza, barakusindagiza. Babiri nibaza, urugamba barutsinda. Babiri nibaza, bari imbaraga. Babiri nibaza, barakugira inama. Babiri nibaza, ora bashikura mando sikarebo tayaze kerebo. Babiri nibaza, tawire kerebirefo. Babiri nibaza, hari icyo bari bukore. Babiri nibaza, dayimona ntago ari bubananire. Babiri nibaza, Satani arahunga. Byakozwe n'intumwa gatatu. Bibiliya ivuga ngo Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero, bajya gusenga, bahura n'ikirema cyarahekwaga kigashyirwa ku irembo ryitwa ryiza ngo gisabiriza binjira. Wabonye Petero na Yohana arabatumbira, arabasaba ngo bagira abo bari icyo bamuha. Baramubwira ngo turebe, ngo abitaho, agira ngo hari icyo bamuha. Baramubwira ngo twebwe, haleluya, benshi bakunyuzeho binjira mu rusengero, baguye ibidafite agaciro, baguye ibidasobanutse, baguye ibitagira umumaro. Ariko twebweho twaje turi babiri, Petero na Yohana. Baramubwira ngo turebe, ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Uwo ni Yesu Kristo wadutumye. Mu izina rya Yesu haguruka ugende. Yesu Kristo niwe wari wabatumye, arababwira ngo nimugende. Mugihagurutse ndagira ngo ubwire ngo babiri baguhagurutse mu burwayi, babiri baguhagurutse mu madene, babiri bakwishurire dene, babiri bagukure mu bukode, babiri bagukure mu marira, babiri bakubakira urugo, babiri bakukorera ubukwe. Babiri nibaza birasobanuka. Bibiliya ngo icyo kirema kirahaguruka kitera hejuru. Uwo mwanya ubugoma bari burakomera, ingingo zirakomera. Abantu babibonye baratangara, bavuga ngo bene ibi ntabwo turigera tubibona. Reka ngubwire, babiri bagiye kuza ku buzima bwawe. Hari ibintu bigiye gukoreka utarigera ubona ku buzima bwawe. Hari ibitangaza bigiye kuremeka utarigera ubona mu buzima bwawe, kuko Yesu yatumye babiri. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ugiye kubibona. Mu izina rya Yesu habwa umugisha n'Imana. Imana niguze nabyo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Byakira uvuga ngo amen, haleluya. Nagushimiye Yesu kumwohereze babiri. Nagushimiye kumwuje n'abantu babiri, kandi abantu babiri akaba ari cyo baje gukora. Ku buryo abantu baravuga ngo bene ibi ntibiri akabaho kuvana mbere. Haleluya, rabini shikoya mando sikataya zekire binefo. Nagushimiye kubikoze, kandi ko numva amashimwe aturutse mu kanwa ka bene data. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Habwa umugisha n'Imana, ugubwe neza. Ndagutumiye mu masengesho ya buri wa gatanu hano ku Gisozi. Umwami Imana akwishimire. Wanyandika cyangwa ukamvugisha tukakurangira buri wa gatanu saa 3:30 kugera saa 10. Amasengesho meza cyane. Umwami Imana abahazi ibyiza. Sangiza mwene se ubutumwa bwiza, sangiza mwene se ijambo ry'Imana. Mubwire nawe yakira igitangaza cya babiri. Mubwire nawe orabine shikuramando sika. Mubwire nawe yakire kubohoka. Mubwire nawe hagire mu munezero we. Ashobora kuba atari kuri urubuga, ariko wowe ururiho. Musangiza ubutumwa bwiza, nawe yakire kubohoka mu izina rya Yesu, amen. Muhaye muronke. Mwari kumwe na Prophet Samuel. Ndabakunda kandi abishimira. Imana ibishimire cyane kundusha. Zaburi ya mbere.
Zaburi ya mbere.